Amahoro y'Imana rero abane namwe shuti bavandimwe mudahwema kudukurikirana ku rubuga rwacu channel yacu gusenga Imana imwe TV. Uyu munsi rero tugeze kuri episode ya 4 ngira ngo tuze kuganira ariko hano murabibona neza cyane mafite umutumirwa subwa mbere cyangwa bwa kabiri ariko noneho hari ibindi bibazo yifuje kugira ngo aze kutubaza. Reka duhe umwanya uyu mutumirwa atubaze kugira ngo natwe tuze kumusubiza. Kurikirana ibibazo n'ibitekerezo byanyu. Muraho neza, amahoro y'Imana abane nawe. Amahoro y'Imana abane nawe. Makuru turashima Imana. Nk'ibisanzwe kuri iyi channel yawe nkunda kuba turi kumwe nkubaza cyangwa se tuganira. Yego. Abakunzi bacu badukurikiranye rwose bavuga ati ni byiza cyane kubera ko iyo umuntu abajije arasobanukirwa cyane. Nanjye ndi hano kugira ngo ngusobanure. Ese ubwa mbere twavuganaga ku bintu bijyanye no gusenga warabyumvise? Narabyumvishe cyane kandi narasobanukiwe namenye ibyo ari byo ariko tutarakomeza n'izindi gahunda cyangwa se nk'ibindi bibazo. Reka nibwire wenda badukurikiranye amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Bagirameshi Alexander. Ayo niyo mazina yanjye ari kwiranga muntu ariko uziko bamwe ugenda mu ngo pasiteri nunze ko ku bintu bijyanye no reka dukomeze n'izindi gahunda ko hari ikibazo nifuje kukubaza. Mbaza rwose. Ari ikintu kijyanye no gushyingura mu Isilamu kuko biriya bintu byo gusenga twaganiriyeho warasobanuriye rwose numva nibyo ndanyuzwe ariko hari ikindi kibazo nahuye nacyo. Yego. Kuriya kuntu abayisilamu bashyingura umubiri w'umuntu yapfuye, ese nagize ibibazo bibiri bishyingura. Ikibazo cya mbere nagize kuriya kuntu bakarabya umuntu bakamukorera amasuku bakamwoza. Ese biriya bivuze iki? Cyangwa se uriya muntu kugira kumwoza kuriya bishatse gusobanura kuki mwoza umuntu hari n'abavuga ngo abantu ngo turamurya. Birumvikana. Reba umuntu uramwogeje kandi umuntu yapfuye. Ese ariya amazi ajya hehe meneka? Icyo ni ikibazo cya mbere nakumvise cyane. Wenda ikindi kibazo cya kabiri, urebye nka kuriya kuntu fata umuntu hari ukuntu mujya mushyingura umuntu mugacukura imva rero mwarangiza mugafata akantu nimba ari mwarandani sinzi ukuntu numvishe bakavuga noneho kano kantu ko kavuze iki? Icyo ni ikibazo cya kabiri ariko hiyongereyemo n'ikindi cya gatatu. Hari ukujya gushyingura kuriya ko bajya gushyingura hakabaho kujya guherekeza umubiri bawujyanye kuwushyingura kwirinda mbese. Ariko abagore barabujijwe ngo gukatayo. Yaba ari umwana w'umukobwa wabyaye ugasigara mu rugo, iki byose ntago yemerewe guherekeza ise cyangwa nyina cyangwa se umuvandimwe, yaba ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa. Ese biriya bintu byo ntihabonekamo ikandamizwa mu bagore? Ntabwo ari ikandamizwa. Sawa, urakoze cyane. Bisobanurira kuri twe tubazo ngo reka gusobanura kuri ibyo bintu. Icya mbere twebwe iyo umuntu yitabye, narabisobanuye kenshi, iyo umuyisilamu wacu yitabye Imana, icya mbere dushyushya amazi y'akazuyazi. Umuntu ashobora gupfa, iyo umuntu yapfuye umubiri we uba ukomeye. Ariya mazi rero niyo yoroshya ingingo ze, ndetse niyo turi no kumwoza ntabwo tuba twemereye no kumureba. Nzabikwereka. Urabona aya meza ari hano haba hari umuntu n'aharundi bafite igitambaro. Twebwe rero tuba twambaye zaga tunyuzamo munsi ntabwo tumureba. Ariya mazi rero twebwe iyo umuntu amaze gupfa ntabwo tumunena ngo nitwamara kumunena ngo yapfuye ngo tumunene tubone mbese ngo ni igitabwa. Niba umuntu apfuye ashobora gupfa agararije gutya umubiri ukomeye, icyo dukora dushyushya y'amazi y'akazuyazi tukagenda tworoshya ingingo ziwe kugira ngo tubone ko tumuha foromire twe dushaka ko twe dushyingura mu bitambaro. Akoze ko ari byo. Ikindi kintu ako ari ikintu ntari kumva neza. Uyu muntu yapfuye. Yego. Buriya se si nko gushinyagurira umuntu. Oya,
twebwe ubusanzwe yikarabyaga akiri muzima niyo yapfuye rero twebwe kugira ngo tumushyingure tumukorera isuku ni isuku ntabwo dushaka gushyingurana umuntu umwanda tumushyingurana iki isuku abantu bavuga ngo ari amazi twamwogeje ngo twashyize uriya bari umwanda ari amazi y'umwanda ngo haba harimo n'umunyu oya baratubeshyera rwose wabonye kwa Viseni Ramazani wabonye uburyo tujya gushyingura uriya muntu twahamagaye bene wabo bajya mu nzu bamaze kujya mu nzu ariko ntitwamuberetse bajya mu nzu tubereka uburyo tubikora kugira ngo batajya bazana ibintu ngo twebwe twagize ngo twamubaze ntabwo wabaga umuntu rwose hari abantu rero bahita bumva ngo bakora ngo mu nda ngo baratubeshyera niharabika niharabika sibyo baba baduharabika icyo cyura cyumvise ko ari isuku tuba tugira gute tuba tumukorera icya kabiri wambaje ngo iriya mwana ndani twe dushyingura twebwe niba waritegereje neza biriya bintu by'isanduku bije vuba tuba dukora imigenzo y'abakera kera cyane uburyo bashyinguraga ntabwo bashyinguraga mu isanduku ahubwo twebwe twavuye mu gitaka tugomba gusubizwa hehe mu gitaka ntabwo tugomba gusubiza mu isanduku kari akantu ka mwana ndani rero wabonye ni ukugira ngo itaka ryarindi itaka dushyizemo ritagera ku mubiri wacu w'umuntu twagize gute twashyinguye niyo uzanabona twashyizeho n'amatofari dushyiraho n'uduti kugira ngo icya gitaka kitajya kwivanga n'umubiri w'umuntu wacu wa muntu wacu icya gatatu rero kuko wenda ako kantu nako ndumva kaba ariko kuko hari igihe nk'umuntu urabona tugiye gushyingura umubiri ibiti nimba ari n'ikibuye niba ari ibiki ibyo ntabwo tubyemera rero twebwe biriya bintu ntabwo cya gitaka kimugeraho aba arimo ako kantu ni uburyo bwo guhesha agaciro kubaha icyubahiro umubiri w'umuntu wacu wagize gute witabye Imana rero ikindi wambashe ngo cy'abana kuko none se nka kuriya ko wenda wa mugani umuntu ashobora kuba ari no mu isanduku yego bagafata yego wenda nk'ikibuye kikagenda wenda nk'abashyingura mu mabuye muzi rari bijyacu hara hepfo wenda ugasanga kiragiye no ku mutwe no kuri hanunze kigahobora ugasanga wacu umuntu wacu ni uburyo bwa respect umuntu wacu wagize gute witabye Imana wongera urambaza ikindi kibazo ngo kuki abakore n'abakobwa badaherekeza umubiri wa muntu yaba ari se yaba ari ni mugume hariya yaba ari muri we cyangwa mukuru we mu musaza we guma hariya biriya bintu sikandamiza ntabwo ari kandamiza rero ruhozagara twebwe intumwa y'Imana Muhammad Imana mama n'umugisha tubwiye ngo abagore ni inzabya zoroshye sibyo bikirazira guherekezanya umuntu amarira uboroga reka nkwereke hari ukurira no kuboroga intumwa y'Imana yatwihanije kugira gute kuboroga umuntu ushobora kuba wamukundaga ukazana amarira ukarira ibyo nta kibazo ariko kugenda umwore kuboroga no murabyumva kuboroga murabyumva ntabwo mbwiye ngo uboroge ariko kurira biremewe warira rwose ukazana amarira ariko ikibi no kugira gute kurira muri okay icyo nabindi ibyo nicyo bitemewe noneho rero abagore kubera ko bagira impuhwe bajya neza kuba neza zose iyo bagize kwirimbi bakora ibyo wari uvuze haruguru ibyo rero ntabwo byemere mu idini ya Islam ibyiza no kwigumira hariya burari n'umuntu umuherekeje amarira boroga ntabwo ari byiza uri kumusabira buryo mivume imbere y'Imana nabisaba ko nibwo wagize agahinda kuko Imana iramwishubije nuwayo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwavuye ku Mana niho tuzagira gute niho tuzasubira ubwo rero namaze yo kumusubiza niki umuborogo yego kuko nayo yabivuzeho ariko ibyo byose mo ndagenda numva koko nibyo pe kandi ni nabyiza none se ikindi kibazo ndi kugira wenda ikintu kijyanye n'ariya mazi yo ajya he ariya mazi nabisobanuye ariya mazi yabahindutse umwanda turayamena asanzwe tukagenda tugashaka aho tumena imyanda naho tukayamena nk'imyanda nibyo pe nibyo ndikumva ukwenda uko biri urabyumvise uciyeyo yamaka uvuga ngo abayisilamu barabaga umuntu abayisilamu ngo ngara amazi ngo batekesha umuceri ngara amazi ngo batekesha ngo aramazi ngo batekesha ngo amapira baratubeshyira niharabika ry'abantu bari hanze aha ngaha ariko mwene data rero nshuti y'Imana ariko warananiye kuba icyo koze ibibazo nk'ibyo n'abandi nkabo ujye bazana tubaye birasobanutse iki ni ikibazo
nibaza kuko narakibajije igihe tujya gushyingura kwa Ramazani uraho umuyisilamu narabirebye ndavuga ati kweri nzakikubaza uko byagenda kose uko byagenda kose rero kabara kandi kabazo twaza tukubaza uzazumbaza nta kibazo byo gusenga twabivuzeho tubivuze no kubijyanye no gushyingura gisigaye ikindi cyo uzashaka uzaza utubaze rwose rero bavandimwe bayisilamu namwe mutari abayisilamu namwe murasobanukiwe uburyo abayisilamu dushyingura n'abantu baduharabika cyo koza abantu baduharabika Imana ije baha umugisha Imana izabayobore Imana ibayobore twebwe abatubeshyera twebwe Islamu tushingura neza byavuzwe n'Imana byavuzwe n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam icyo mbifuriza mukore iyi video mu sharing mukore na subscribe inshallah ta'ala tuzasubira muri indi episode amahoro y'Imana abane namwe amahoro y'Imana abane namwe Bismillahirrahmanirrahim umudawati ryahamye iyamuremye Isa